nka batanu nzi kandi njyabo nabo nzi kwanza barenga na batanu barabahanuzi bakubita ariko kumva ingo zabo zarasenyutse. Ariko abo muze nabo muri social media abonze muri societe bisanzwe akaba yari umuhanuzi ariko ugasanga urwe rwaramunaniye. Namye muzamira abantu muzi ngoyo Solange tumuhereho yari umuhanuzi pe, yari umuhanuzi kandi namwumvaga ibyo byakurikiranwaga byakurikiranwaga rwose ku buryo wabonaga nda kibazo kirimo. None jobone inkuru ziradutse ngo yarasenye yataye umugabo. Solange garukiraho umugabo wawe aragushaka, ndacaha kitobabarirwa, ndacaha umuntu atakihana yagize uwo mutima wo guca bugufi. Mwe iminsi gahitinze ati kanze ngusaba niba ushaka gukundwa rugira ngo iganiro cyanjye gikundwe urambabarira uvuge kuri Apotre Gitwaza urambabarira uvuge kuri Mignone, uvuge Kimana mugutumyeho ko bari gukorana na sataniki. Nanjye ati niko bimeze si, nanjye atereka da nose ndabavugaho ngewe mfiki nabo. Twongeye kubasoza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe cyane ho muherereye hirya no hino. Turabasohoje mu Rwanda, Amerika, Burayi, Aziya ndetse imigabane yose. Abashobora kumva ururimi rwanjye rw'ikinyarwanda ndabasuhuje, amahoro y'Imana nabane namwe cyane. Ni akagaruka kuri ndi Umukristo TV. Uyu mureba imbere ya kamera ni Pasiteri Labani, inyuma ya kamera hari umusore yarambwiye ngo ujye umbabarira ndumvuge amazina nsivuga izina ndi no kuza imbere kuri kamera. Izina rye aba yarigize ibanga, ariko hari umusore mwiza njye umureba ameze neza rwose, ndamubatuye. Imana yacu ibagirire neza. Nabasozaga rero nongera kubashimira mwebwe mudukunda mukadukurikira ibiganiro byacu, wacumva ukagisangiza undi muntu mu nshuti wawe. Nukuri turabashimiye cyane, Imana ikomeze ibahe umugisha amuherereye hirya no hino. Reka nsose babashike bacu bari muri Amerika twandikirana mu buzima bwa buri munsi, bamwe bari Burundi hirya no hino, ndetse wowe uzi kwanyandikenga gusubiza kabiri gatatu ndagusuje mu izina rya Yesu kandi ndakubwira ngo humura uko wakumva bimeze kose haracyari ibyiringiro. Imana yacu ibeze kandi batunganye cyane, kandi tubashimira mukomeze mukore subscribe, nukuri mukomeze mushyigikire iyi channel ni yawe. Niba uri umukristo ukaba ujya mu ijuru, ninde umukristo, ninde umukristo ni yawe. Niba uri umugenzi ujya mu ijuru ni yawe rwose, urasabwa kuyikunda ndetse ukayisangiza n'abandi kugira ngo Uwiteka arusheho guhabwa icyubahiro. Nifuje rero kongera kugaruka kuri TV yanyu kugira ngo twongere tuganire, kandi nongere ngubwire ngo uko wakumva bimeze kose burya ari umuntu bibazo bimukomerana, kabyuka warwaye kware mu manza amadeni akabare yose mwishyuza w'inzu nawe akaba yatejemo, ayiwe Mana we kwa muganga bimeze nabi, mbega ku kazi bakwirukanye. Ariko ndakubwira ngo hejuru ibyo bibazo hari imbaraga z'Imana, hari Imana itabara. Humura ko wakumva bimeze kose, n'ubutari ubu bwarakeye, n'uyu munsi uri buke nawe uracya. Humura kandi bizagusiga uhagaze niko Tebo yavuze. Hari ibintu nifuje ko tuganiraho maze iminsi ngoraho ubugenzuzi mbitekerezaho, ngavuga ni kuki abakozi b'Imana batubaka, kuki batubaka? Kumva ngo n'umuhanuzi, kumva ngo yatanye n'umugore, ariko cyane ndibanda cyane ku bakozi b'Imana b'abahanuzi b'abanyembano. Kuki batubaka? Kumva ngo afite umugore ku wa gatatu, kumva n'umugore ngo yataye urugo. Ese bibagendekera gute? Impamvu ni iyihe? Nicyo kintu nifuje ko twaganiraho, kandi nawe nusubiza amaso inyuma ureba abantu uzi, shobora kuba uzi b'abakozi b'Imana cyangwa se bari abakozi b'Imana, nyuma uyu munsi bakaba barasenye. Reka tubanze twiragize Imana. Mana Data wa twese udukunda, ndagushimiye izina ryawe niryubahwe, urera kandi urakiranuka. Tuyoboremo iki kiganiro, umwuka wawe wera ase kuri twebwe, umwuka wawe wera
atuyoboze imbaraga zawe, ndetse duhishurirwe n'iki kiganiro. Kandi senge na bene data bashiki bacu bazadutega amatwi, nabo ubagirire neza kugira ngo izina ryawe rishimwe, kuko uri Imana y'ibyiringiro. Tindana natwe, tubere Imana, tubere umucyo, Mwuka wawe wera atube hafi, kandi muri iki kiganiro uduhe ubwenge. Ngaha dufashe muri yose, turinde muri byose, niko dushima Imana mu izina rya Yesu, amen amen. Turabashimiye cyane, shimiye ungurikiye kuri TV yaho mu rugo, kuri telefone yawe, kuri mashine. Ndagushimiye cyane, Imana ikombere umugisha kandi mwishe cyane, Imana kitugirire neza. Nari mbabwiye ngo tugiye kuganira kuko abakozi Imana b'abahanuzi, yaba umugabo yaba umudamu, kuki batubaka ingongo zirambe, babyara abana bagira abuzukuru. Usanga umugabo mwashakanye ari nawe musazanye. Benshi cyane naragenzuye, nsanga 80% bagiye basenya ingo. Kumva ngo ari umugabo yari umuhanuzi, ariko wajya kumva ngo umugore afite n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Biba byatewe n'iki? Biba byatewe n'iki? Kumva ngo n'umugore yataye urugo. Ngo muri iyi minsi hari umuhanuzikazi witwa Solange. Solange n'ikigero rwose nawe, sinzi uko nabivuga, we yanashe no kuri kamera avuga ibyo bapfa n'umugabo nawe akavuga ibyo bapfa. Ariko buriya dushubije amaso inyuma, ndacyaha kitubabarirwa, ndacyaha umuntu atakihana yagize uwo mutima wo guca bugufi. Oyo Solange ni umuhanuzi, sindicarana nawe imbona ngubone, ariko muri social media nagiye mukurikira inshuro nyinshi cyane, ngumva uburyo ahanura. Okay, tubanye Imana ishimwe, uretse ko singiye kubesha, rimwe rimwe hari naho nduzuzanyaga nawe. Buryo ubuhanuzi n'ubwubaka igihugu, ubuhanuzi n'ubwubaka abanyarwanda, ubuhanuzi n'ubuvuga ngo nugaruka ndakugarukira. Nugaruka ndakugarukira, niwihana ndakubabarira. Buhanuzi n'ubwubaka society. Kandi nanone ndagira ngo mbibwirire bantu mudukurikira, sadipende ngabatazi ibintu bya social media, hari gihe abantu Imana kugirira neza ukavuga ukumvikana, ariko bigaterwa n'uwakuyoboye muri bya bindi, akakuyura mu byo ashaka, wowe ugata indego nduvuga iby'umwuka ashaka. Kandi ndasomye ijambo rirambwira ngo uvuganye Imana yavuze itavuze nawe azabona ishyano. Kano kantu ngavuze, atese kubera iki ngavuze? Hari ikinyamakuru kimwe kigeze kundumira cyo muri Kigali, ngenduye muri Rubavu, kirandumira, ariko mbageze arabanza aranyigisha, aravuga ati bure tukuzi muri social media umuvuga buto muri pasteri, none rero nagutumiye ngo mbereze ikiganiro. Ariko ati dore akantu mw'iyi minsi gahitinze, ati kanze ngusaba niba ushaka gukundwa rugira ngo ikiganiro cyanjye gikundwe, urambabarira uvuge kuri Apotre Gitwaza. Urambabarira uvuge kuri Mignone, uvuge ko Imana mugutumyeho ko bari gukorana na sataniki. Nanjye ati niko bimeze si? Nanjye ati reka da, nose ndabavugaho ngewe mfiki nabo. Mfiki nabo ko tudasangiye isambu ngo yenda hari icyo twavuye twayurenda banyaze n'indambwe imwe, ndabavuga ngo bigende gute? Ati ubwo rero niba atari gutyo bimeze, wapindi kumva bitari buze gucamo, ati wowe wihangane, uvuge ko Imana ikubwiye ko uyu muntu kwibyo ari gukora mbega bya bindi byose. Noneho nanone mu bantu mwebwe abantu namye mukunda biracitse, mukunda byacitse, mukunda byacitse. Nicyo kintu nabonye mu bantu. Iyo umuntu aje asebya runaka, avuga runaka, murihuta cyane mugatera agatebe. Ariko ijambo ry'Imana ryo ryaza rivuga Yesu, rivuga imbaraga ze, rivuga kwihana ibyaha no kubibabarirwa, ugasanga ndabwo abantu mu mukunzi Imana igira bababarira.
Narindi ku ndego ivuga ngo kuki abakozi b'Imana cyane mu gisata cy'abahanuzi usanga batubaka ingo. Ni ukubera iki? Kandi biravuga ngo niba utazi kubaka urugo rwawe ntabwo wajya kubaka itorero ry'Imana. Bano bantu ndagira ngo tuganire, ni uburangare n'amasengesho make, bahabwa imbano batarakijijwe. Ese umwuka ubabamo utashobora kubaka ingo zabo, uyu ni umwuka w'Imana. Umwuka ubabamo tabereka ko ibyo bagiye kujyamo ko hari icyaha. Umwuka wera baturutse mu ijuru. Ese ni Satani uba yabarwanije akabagaba ibitero nyuma bagatsindwa? Bigenda gute? Baje se mu uyu murimo batawuhamagariwe, baciye za mbano z'ingurukira cyangwa wa mwuka w'ingurukira, byagenze gute kuko? Tagira ngo yenda abadukurikiye muzadufashe mujye muri komenti, mutubwire uko bimeze, mutubwire uko bimeze. Benshi cyane ni ukuri namye muzagenzure. Hari ng'abantu nga batanu nzi, kandi njyabo nabo nzi kwanza barengana batanu, barabahanuzi bakubita, ariko kumva ingo zabo zarasenyutse. Ariko abo muze nabo muri social media, abonze muri societe bisanzwe, akaba yari umuhanuzi ariko ugasanga urwe rwaramunaniye. Namye muzamira abantu muzi ngoyo Solange tumuhereho, yari umuhanuzi pe, yari umuhanuzi kandi namwumvaga ibyo byakurikiranwaga, byakurikiranwaga rwose ku buryo wabonaga nda kibazo kirimo. None jobone inkuru ziradutse ngo yarasenye yataye umugabo. Solange garukiraho, umugabo wawe aragushaka. Kandi niko bimeze, niba byumva kimwe n'umugabo. Twebwe mu itorero iyo dusezeranije abageni tubasezeranya gutandukanywa n'urupfu cyangwa se Yesu agarutse. Niryo sezerano. Keretse yenda niba mugabo wawe mutarabisezeranye ibyo ko muzatandukanywa n'urupfu na Yesu agarutse. Na Yesu agarutse. Ubwo rero shingiye ku bantu bakwizereyemo Imana, tena bakaza kongera kumva kino kintu, bakaza kucyumva, ntabwo tena cyubatse ubutumwa bwa Kristo. Ntabwo cyubatse ubutumwa bwa Kristo. Kino kintu kirimo kirasenya ubutumwa. Kino kintu kirimo kirasenya ubutumwa bw'Imana muri wowe. Bwo wagiye ku kinyamakuru ukabivuga, ngongere usubire ku kinyamakuru uvuga ati nyaboneka mugabo wanjye tweyunze, uyu munsi turi kubyumva kimwe, yongeye kubasheri abashushu. Kandi buriya nimvuga bino, nanjye ndi umushumba n'umupasiteri, habigiye nagiye pe ngamara ngibyumweru ndi imivuga butumwa, ariko buriya agatima kaba kari mu rugo rwanjye, madamu abana banjye ni icya kabiri, ibindi aho nduye mba numva mbakumbuye. Niba uri umukozi w'Imana ukaba uri umuhanuzi, ukagenda umugabo ndabwa azi iyo wagiye kugiye kubakiza abandi ziba ziri gusenyuka. Cyakora ndemeranya n'umutima wanjye, hari igihe Satani tugabaho ibitero, ariko niba tugabaho ibitero turebe niba tuba tutabigizemo uruhare. Uri umudamu uririrwa mu bagabo 3-5 wagendanye nabo, inshuti zawe n'abagabo, nda mudamu ndaki mucyendana ngo muki inama, amaherezo bizarangira bibaye bibi. Kuko nasomye birambira ngo aho umuntu atenze asa naho. Aho umuntu atinze asa naho, iyo utinze ahantu habi usa n'ahantu, iyo utinze ahantu heza usa neza, iyo utindanye n'indaya uba indaya, iyo utindanye n'umujuru uba umujuru, iyo utindanye n'abasinzi urasinda kandi ukanywa kurusha izo banyoye kera kugeza uwo munsi. Niyo mpamvu rero reka nze ngaruke ku bahanuzi kazi
bagiye basenya cyangwa se n'abahanuzi bagiye basenya. Hari uyu Solange, hari uyitwa Mutesi, harabyumva mbabarire, we n'abinduru ze zarasakuje ubundi ndangwa akiza muri social media cyane. Hari uwitwa Fisto n'umugabo, nawe amakuru ye abarirwa abagore ng'abangahe, kandi yahanurira hari ati dore Imana iravuze. Inshuti z'Imana kandi inshuti za Yesu, kandi karunababwira, imbano n'agakiza ndaho bihurira, imbano n'agakiza ndaho bihurira. Nicyo kintu nabibwirira, kuba umuntu ahanura bigasohora ntibivuzwe ngo azwi n'Imana. Kuba umuntu ahanura bigasohora ntibivuze ko akizwa. Hari abanyembano benshi bazisanga na Satani. Niyo mpamvu n'iki gihe abantu b'Imana mumbabarire, nimvuga abantu b'Imana nanjye ndi umuntu w'Imana kandi ndaharanira kujya mu ijuru. Abantu mufi nyuma y'abantu, mufi nyuma y'abantu, mujyi inyuma y'Imana. Abantu bizeye abantu cyane kuruta Imana. Abantu bizeye cyane kuruta Imana, abantu bagiye inyuma y'abantu kuruta kujya inyuma ya Kristo, kuko runaka hano urakemeza, kuko runaka hano urabigasohora. Ubundi wowe Imana itarakurema yateganije uwo uzaba we, iteganya ibyo uzarya, iteganya uko uzambara, iteganya aho uzubaka, iteganya aho uzagera. Ibyo biri muri plani y'Imana. Cyakora yego turahanura, hari Imana yongera kubikwibutsa kugira ngo wongere wizere. Ariko sinatwe tubisohoza. Reka tubaye ajya kwikoreramo. Hari abadamu mfite hano nagenda ngakuramo ngabaha. Ayiwewe, abo tumaranye iminsi dusengera ibyangombwa, haraho nakuramo ngabaha. Biba ari gukoramo, hari nakiza indwara kano kanya. Biba ari kwikoreramo, hari abo naha abagabo uyu munsi, babakobwa tubana nabo. Haba ari kwikoreramo, hari abo naha abana none uyu munsi. Biba ari kwikoreramo, bibaye twe abahanuzi bari twe tubitanga. Ariko iteka ryose twe turasenga tukinginga Imana kugeza igihe izasohora izisezerano yagusezeranije. Njera abandi ndaragusezeranya umwana, ndarahanuranye Imana iguhaye umwana. Imana yakuremeye nyababyeyi, Imana yakuremanye ibyangombwa byose by'ukuri umugore, yaguhaye amabere uzonza. Uzonza. Yaguhaye uburyo bwose bw'ukuri umugore, yaguhaye amabere ngo uzonze. Itangiriro Imana ijya kurema Adamu na Eva yavuze ngo muzabyare mwororoke. Iryo ni isezerano, sinjye urihanuye none. Cyakora narihanura ngo wongere ukomeze usubizwemo imbaraga. Gasanga abantu bavuye ku Mana bari inyuma yacu. Nanjye ndi umuhanuzi, ndi umupasiteri, kandi pe mbanana kuzajya mu ijuru. Ariko sinshaka abantu bajya inyuma yanjye, abantu bajya inyuma ya Kristo. Kuki kine nababwira, ubugingo burahenda, ubugingo burahenda cyane. Muharanire ubugingo kuruta ibindi byose. Mana ibegere kandi tindane namwe. Turacyaganira. Ngaruka inyuma, bari abakozi b'Imana. Ni Satani yaba yarabagabyeho ibitero, noneho bakarwana bikanga, bakaba baratsinzwe. Kandi biratubwira ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, ngo kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ritangirika iry'Imana yadusezeranije. Tubanze turebe nyaboneka, ese namarari y'umubiri, ese wahasi uwo mudamu Imana yavuze? Ese koko warasenzugisha inama Imana?
ariko da hari n'abandi bantu njya numva ngo uyu mudamu ngo Imana ngo yaramumbujije mubyaranye kabiri mubyaranye gatatu, ariko ngo nagiye ngo gusenga ngo Imana imbere ngo k'uyu mugabo ngo ko atari uwanjye. Baragushuka. Imana yacu dukorana Imana yubakana, Imana y'umuryango, ntabwo ari Imana isenya. Umugabo wawe mumaranye imyaka 10, ariko Imana uzi ko sheteho yati mbonye uriya mugore atari uwawe, mbonye uriya mugabo atari uwawe. Abonye hehe huko we ko bakuguze? Mu myaka mase ngendana n'Imana, shote z'Imana ndagenda mbabwira ibintu nagiye mbura nabyo. Myaka maze ngorera Imana, mbabwiye ko nagiye gutanga ikiganiro ahantu ku munyamakuru w'i Kigali, akabanza kumbwira abantu ndi buhanureho, abantu ndi buvugeho, ariko byaje kurangira naranze. Naravuze ngo nyemerera mbe navuga iki Imana imbaye kuvuga, niba bitari ibyo itahire. Naritahiye ndakiganiro namuhaye, bitewe nuko yarashaka kugira ngo mvuge kwaya mazina aremereye, ni mvuga no gusenya byacitse kuri bo, kwari bw'abantu muratonda umurongo mugatera gatebe, ariko ngewe narabyanze. Ikindi kibazo nigeze mbora nacyo mu gihe cyanjye cyose cyo gusenga, nigeze nza guteretwa n'umusore umwe yari yakunze umukobwa, ndetse baranakoye rwose, bari hafi no kujya mu murenge, niba ukomenya bari baragiye no mu murenge. None umusore araje aratira bandi, rero ndakuzi uri umuhanuzi kandi Imana ijya ikuvugiramo, ngibi 100,000, ariko uriya mukobwa nari narakoye ndi kubona bitakirimo, wapi nabonye uwundi ufite kashe, none ndi kumva nshaka kumuvamo. None wanyemerera tuzaza tukubera umushyitsi dusengane nawe, ariko uzavuge ko Imana ikubwiye ko atari w'Imana yangeneye, kuko nshaka kumwikuraho. Musubirishamo ngo uvuze ngo iki? Ntabwo ati wowe ngibi 100,000, none wowe noneho uzahanura uvuge ko atari we mugore wanjye, nawe n'umugeni umubwire ati ntabwo ari umugabo wawe, Imana yabyanze. Ndareba nabateho ya bena ya sinayarya, ngera bani nahisemo kurya duke ngaryama kare kandi nganyurwa, ntabwo nakura bene ayo makosa. Wapi 100,000 arabitwara. Ariko mbivugiye iki rero? Hari undi wabyemera ugasanga urugo rwawe araje ararusenya, agasanga ararusenya. Niyo mpamvu yemye bahanuze namye bahanuzikazi, ndabagira inama, yemye bantu mudukurikira muri social media, hari aho ugera bakabanza kugutunganyiriza ibyo uri buvuge, ati dushaka gusebya runaka. Waba uri umuhanuzi rero wa Nzakagendana, wa undi wa Mbanguhe, wa undi rwose buri hari Nzakagendana. Nuko nyine babandi bahanura no mu nzira, babandi babonegishwe n'inyoni ngo Imana iravuze. By the way, sinako n'Imana ivuga, kuko Imana ntabwo ari radio ucurangira igihe ushakiye. Imana igeze guceceka mu isezerano rya kera, hagati y'isezerano rya kera n'irishya hacemo imyaka 100, Imana aracecetse. Ndibivuga ko yari itazi kuvuga. Hari igihe Imana iceceka ku by'impamvu zayo, ku by'igihe. Hari igihe Imana iceceka kugira ngo ikwegishe biri mu gihe kitari kabicecezwe, yange kwigisha yacecetse n'ubundi, kugira ngo irebe niba uyizera, utumvishe n'ijwi ryayo. Kuko na Baburamu byagiye bibabaho, Imana igaceceka, ariko irimo kubigisha. Babone abantu bishwe n'inyoni, tidore mega, buri kantu kose iravuze. Iravuze ibiki bahanuzi namye bahanuzikazi? Reka dusoze kino gero, ndabona nashatse kukigira kirekire, ariko namye muzamfasha tumenye ngo ni ibitero bya Satani. Ni Satani ubarwanya. Ese barageragezwa bagatsindwa n'ibigeragezo? Ese ni amarari yabo? Benshi usanga barasenye, ariko ndabagira inama rwose. Bibiri ivuga ku mugore w'ubusore bwawe, iyo uwo mugore wamubuze,
ubu buze ibintu binini, none ukamura bidatewe n'urupfu cyangwa ukamura bidatewe no kuza kwa Yesu, ari uko gusa wagize amarira y'umubiri mukaba murashwanye. Yemwe bagabo namye badamu, jya wubaha umugore w'umusore bwawe, cyo mwubaha. Yemwe bakobwa, jya wubaha umugabo wo mu bukobwa bwawe, mbivuga uko nguko. Wo mu nabakomeye cyane ko abari ibindi byinshi cyane mwatangiranye yigiye kuri wowe nawe wamwigiyeho. Hari banza akagendana, hari abantu baza hano bagapanga ati noneho duhanure gutya tuvuge gutya. Kuko abantu bazi ko mukunda umuhanuzi, duhanura tuvuga ko ibintu byakomeye, duhanura tuvuga ko igihugu cyawe Mana nebege nabizaza ndago bizaza ku bwacu. Cyakora ndemera ko Imana ivuga, ndemera ko Imana icyaha, ndemera ko Imana dutuma ku bantu tukabajyanira ubutumwa. Ariko iravuga ngo iyo mwanze kuyana umuntu mwanga mukagoma ingoti zaba ari kubahanuzi kazi. Ndabinginze namye ba YouTubers, ndabagira inama mwikunda views kuruta ubugingo bwanyu, mwikunda views kuruta ubuzima bwanyu, mwikunda views zitazabateranya n'Imana, views zitazatuma musebanya. Ngarangiza rengera abantu bakozi inama mbabwira ngo nyaboneka aba bigishoboka mugende mwubaka ingo, ahacira amahenda hendero mugende mwubaka ingo, murera abana banyu, mubarerere hamwe. Barabana barahangirikira, barabana bahagirira ibibazo. Umwana abarezwe na papa na mama agakura muco wa papa na mama, uriya mwana barezwe neza. Ariko umwana abarezwe na nyina ubwo bibaho ko by'impamvu runaka simakanye ko bitobaho, uriya mwana hari akantu muri we akaba adafite mu burere. Yemye bahanuzi namwe mwakabaye ndangarugero, aricyo musenye ubutumwa bwanyu burapfa, ubutumwa bwanyu buragorana. Yanditse ko imweki gihe abantu baziye bakurikira gusa batarebye no kubuhamya no kumbuto niki. Imana ikibeze kandi batunganye. Turasoje rero, Imana ibaduhera umugisha kandi bagirire neza. Soreze kwiri ijambo ry'Imana tugiye gusanga hano mu Befeso, gice ni cya 2 ku murongo waho wa 8. Haratubwira ngo mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Mwebwe abanyumva cyane kuko nibanze ikiganiro cy'abakozi b'Imana abahanuzi, twakijijwe n'ubuntu, ntibyavuye kuri twebwe, ntibyavuye ku mirimo, huko ni impano y'Imana yabishatse. Hari abantu rero bafite impano z'ubuhanuzi, bafite impano z'ivugabutumwa n'ibindi, ariko batakijijwe, batazagera no mu ijuru habe no kuharunguruka. Igifite agaciro ni agakiza tubonera muri Yesu Kristo. Kuko abazajya mu ijuru ndabwo ari abahanuzi gusa, hazajya mu ijuru abantu bakoze neza, bemeye kugendana na Yesu, bemeye kwera imbuto mu gihe kibi no mu gihe cyiza. Yewe mukozi w'Imana mugenzi wanjye, reba uko wubatse urugo rwawe, reba uburere utanga, reba uko witwara, reba umwanya uha madamu, reba umwanya uha abana. Ese ndi wasanga nabiri kuganisha kugusenya ngaba runaka. Ekere nabatangariza abana b'Imana, nongere mbibutse, agakiza gatandukanye n'imbano mubonana abantu, gatandukanye n'imbano mubonana abantu. Agakiza karihariye, n'abadafite izo z'ubuhanuzi bafite agakiza barakijijwe, n'abagenzi bamaranira kuzagera mu bwami bw'Imana. Murashobora kugira imbano z'agakiza, baravuze ngo hano mu Bakorinto ngo no gwagira amazo guhanura n'ikindi ngo ariko ndogera urukundo ngo busane ngo mere kuvuga ku musozi. Imana twegere kandi tindane natwe, muzirikane ko twakijijwe n'ubuntu
n'ubuntu bwa Kristo bwadukije, ndibyavuye kuri twe, ndibyavuye no ku mirimo, ni impano y'Imana. Imana irabigena, Imana iduhereza ubuntu bwayo, ishobora katubwira ngo ko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana iteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Ye muhanuzi, ye muhanuzi kazi, banze bibuke ko wakijijwe n'ubu. Nuhanura kubw'abantu uzayatamo, nuhanura kubw'inyungu z'abantu uzayatamo. Ebe ngo byane babikubaho, wagira kuri kamera mugatangira gutegura uburyo muri busenye igihugu, burya muri busenye imiryango, burya muri busenye amadini. Ndababyira ukore, Imana izabahana itabababariye, izabahana itaboroheye, ndetse ko Imana itinda cyane kurakara. Hey, mwatumije abantu bashidikanya Imana. Uyu munsi abone ko sese nasengera muri edini, niriya dini rikijijwe, muve mu madini mujye muri Yesu. Cyakora mbamanya ko umuntu agira aderesi akagira akorera imirimo yo gukiranuka, ndabyemera. Ariko abazi gutondeka amadini mabi, bazi gutondeka amadini meza, baragwiriye. Kristo niwe mucamanza, Kristo niwe mucamanza. Mureke dusoze, Imana ibaho umugisha. Turabashimiye kudutega amatwi. Niba wadukunze, satwandikire muri komenti, kandi niba ari naho waduha inama nabyo uzabitwandikire. Nanone ukomeze kutwereka tienda mu kiganiro mukosoye mwaka mugakosora na kano, ibintu byagenda neza. Ntabwo naje hano ngo umucamanza, ariko navuze ibyo mbona muri sosiyete, cyane abakozi b'Imana. Niba twajya tubasengera, niba basenya ku bwabo, niba basenya ku bw'amarari, niba Leta bagaba ibitero bahagiragizwa bakaneshwa, turakwiye kujya tubasengera kugira ngo bagire ingo zabo zubakike, bagire n'ubutumwa budafite ingomyi, bityo Uwiteka arusheho guhabwa icyubahiro. Uzangenera ni kuri 078 24 53 826, iboneka no kuri WhatsApp. Imana ibagireza kandi itindane namwe cyane. Reka dusengane Imana. Mwami Imana yacu, turagushimiye, izina ryawe ryubahwe, girira neza abawe, ubarinde ikibi cyose. Data myiza, uyu mushiki wacu niwe mwere data badukurikiye hano, birashoboka ko banyumva nabo barasenye, ariko batarimo icyo gice navuze, kuko abasenya saba abahanuzi gusa, saba abahanuzi kazi gusa. Data